Yesu nashimwe, Yesu naduhana umugisha bene data. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Reka mbere yuko tuganira tubanze dusenge Imana yacu itugirire neza. Turagushimiye nyakubahwa Imana, tugushimiye kugira neza, tugushimiye ko udukunda kandi utwitayeho. Imbabazi zawe, urukundo rwawe ruduhoraho uko bwije n'uko bukeye, ibyo turabigushimiye uhererwa icyubahiro. Imenurane natwe muri uyu mwanya w'ijambo ryawe, ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe guhabwa icyubahiro, kandi ufashe n'abazumva rino jambo mwami rizagira ribakura ndetse rigire n'aho ribashyitsa. Urakoze, mbisabye n'izihe zina ryawe Yesu Kristo, amen. Amahoro y'Imana nabane namwe. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Luka ibice 17, turahera ku murongo wa 5. Titire y'amagambo iravuga ngo ibyo kwizera. Maze intumwa zibwira umwami Yesu ziti, twongerere kwizera. Umwami ati, mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu mukuyu muti randuka uterwe mu nyanja, nawo wabumvira. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Nk'uko muri kubyumva, dusomye ijambo ritubwira ibyo kwizera. Bivuze ko intego y'ijambo tugiye kuganiraho ni umumaro wo kwizera. Imana yacu itugirire neza. Ubundi iyo tuvuze ijambo kwizera, ntabwo ribasha gusobanukirwa, umuntu abasha guhita ryumva uko bikwiriye, ariko iyo dusomye mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere tugakomeza tukageza nko ku murongo wa 31, niho hatubwira intwari zo kwizera. Ariko ku murongo wa mbere niho hatubwira ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya yuko bitazaba, kandi tumenyesha yuko ibyo tutarebesha amaso, ibyo tutabona ari iby'ukuri. Imana yacu itugirire neza. Ntatinze rero, reka icyambere, umumaro wa mbere. Ubundi kwizera bifite umumaro mwinshi, ariko reka tuganireho ibintu bitatu byonyine. Ibindi nawe uzasoma Bibiliya uzagenda ubibona, cyangwa se umwuka w'Imana nakomeza kudushyigikira tukabona umwanya tuzagenda tubiganiraho. Imana yacu itugirire neza. Ikintu cya mbere, ubundi kwizera niko kutumenyesha ko Imana iriho. Nta kindi kibashisha umuntu kumenya ngo Imana iriho cyangwa ni uko abasha kwizera. Iyo dusomye igitabo muri Yeremiya ibice 17 umurongo wa 7, niho hatubwira ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro, ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ngo ntikizatinya amapfa natera, ntikizatinya izuba niriza, mbega uwo muntu azahorana itoto. Imana yacu itugirire neza. Kwizera rero bigaruka nyinshi muri Bibiliya, ariko ubundi iyo tuvuze kwizera ni ukumenya ibyiringirwa kandi ukabyizera udashidikanya. Ese ibyo byiringirwa ni ibiki? Imana yacu itugirire neza. Ubundi Abisiraheli bava muri Egiputa bagiye babona ibitangaza Imana yagiye ikorana na Mose, bagiye bahabwa amasezerano. Ibyo byose byabaga biri mu isanduka. Iyo sanduka irimo ibitabo byerekana ubuhanuzi bagiye bahanurirwa, harimo inkoni ya Mose, harimo amabuye yari ariho amategeko, harimo ibintu byinshi. Ariko hari ibyo bari biringiye ko umukiza azaza akabakuraho ingoyi, akaza ari umwami w'amahoro, nk'uko Yesaya yari yarabihanuye. Imana yacu itugirire neza. Rero kwizera niko kutumenyesha yuko Imana iriho, tukamenya ko twaremwe n'Imana. Nta kindi kibitumenyesha. Ntabwo ibyo wabisoma mu bitabo ngo bikujyemo, ahubwo kwizera niko kutubashisha kugira ngo tubashe kumenya Imana yacu itugirire neza. Ikindi cya kabiri,
kwizera bidufasha kunezeza Imana. Ngira ngo dusomye muri iki gitabo nababwiye Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere gukomeza tukagera ku murongo wa 31, hari aho dusoma tugasanga haratubwira ngo umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana. Niba wowe wumva udafite kwizera ntabwo ushobora kuyinezeza. Niba utayizera ukaba utazi ko Imana iriho, ukaba uyishidikanyaho, rwose uko wakora kose, wahimbaza umwitero ukagwa, wabyina, wasimbuka, ntushobora kunezeza Imana mu gihe wowe utayizera. Utizera ibikorwa ikora, utizera ubutabazi bwayo, utumva ko ubuzima bwawe buri mu biganza byayo, ntabwo ushobora kwinezeza. Ijambo ry'Imana nababwiye riri muri Yeremiya rivuga ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Niba utiringiye Imana ukumva ko ubuzima bwawe buri mu Mana, ukumva ko buri kintu cyose ugeraho icyo cyose uba wakigejejweho n'Imana, n'ubundi ntabwo washobora kuyinezeza. Niba ushaka kunezeza Imana, ingingo ya mbere ni ukubanza kuyizera. Imana yacu itugirire neza. Icya nyuma aricyo cya gatatu nifuzaga kubagezaho, kwizera gukora ibitangaza. Iyo dusomye Bibiliya mu byakozwe n'intumwa tujya tureba ibirema byarasimbutse, impumyi zarahumutse, Yesu nawe ubwe yagiye akora ibitangaza, yazuye Lazaro. Ibyo bitangaza byose ntabwo washobora wowe kubikora udafite kwizera. Ibyo biterwa n'ingano yo kwizera kwawe. Imana yacu tugirire neza. Iyo dusomye mu Bacamanza ibice 6 duhasanga inkuru ya Gidiyoni, ngo yari arimo ngasekura, ubundi ngo Abamediyani yari arimo asekura ingano. Abamediyani bari baratoteje Abisiraheli, buri kintu cyose bakoze cyose kikaba imfabusa, barabahigaga. Iyo babumvaga baragendaga bakajya kwisha mu myobo. Kuri cya kigero ngo bo uko bari bamereye, ngo bari bameze nk'uko inzige zatera igihugu. Imana yacu tugirire neza. Inzige iyo zageze ahantu zirona hose zigasigaza nta mbega ari imbuga gusa, ngo niko bari babamereye Abamidiyani. Ngo nuko Imana yitegereza Gidiyoni, ngo ibona afite kwizera, akajya mu mutima we. Ngenda atekereza nkavuga nti yajyaga avuga ati ibibazo turimo nuko Imana idahari. Iyaba yari ihari, Imana yaraturetse. We yumvaga Imana ifite ubushobozi bwo kubashyiza amaboko y'Abamidiyani. Imana tugirire neza. Ngo nuko marayika ngaraza ngaramubwira ati mugabo ukundwa urahirwa, ngamubwira amagambo meza. Ngo Gidiyoni aramubwira ati yaba nduhirwa ku Mana, ntabwo twakabaye turi muri ubu buretwa, ntabwo twakabaye turi muri ubu buzima. Imana yacu tugirire neza. Ariko ngo marayika aramubwira ati genda uko imbaraga zawe zingana, ngo uzakize Abisiraheli amaboko y'Abamidiyani. Imana yacu tugirire neza. Kandi niko byagenze. Gidiyoni yarwananye n'Imana. Umva kwizera icyo bikora. Uzi ko ibibindi n'ibimuri aribyo byirukanye Abamidiyani. Ibaze abandi bajya ku rugamba bitwaje imbunda, amasasu, bitwaje ibikoresho bya gisirikare bikomeye cyane, bitwaje inkota, bitwaje imiheto, bitwaje ibiki. Ariko Gidiyoni yitwaje iki? Yitwaje ibibindi, yitwaza imuri. Ibyo nibyo byanesheje Abamidiyani. Kurwana kw'Imana. Imana yacu tugirire neza. Ntabwo Imana irwana nk'abantu, Imana irwana nk'Imana. Ndagushishikariza kwizera Imana. Twasomye ijambo ry'Imana muri Luka ibice 17, guhera ku murongo wa 5 kugeza ku wa 6. Hatubwiye ngo abigishwa ngo begereye Yesu, baramubwira bati rero Kristo twongerere kwizera. Kuko babonaga buryo ki ibyo Kristo akora nuko bagendanye nawe, abata ariko twongerere kwizera. Turirukana n'abadayimoni bakadusuzugura ntibagende, twongerere kwizera.
Yesu arabitegereza arabareba aravuga ati kwizera se ndabongerera kuko mudafite? Iyaba mwari mufite no kwizera byibuza kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwiriye umukuyu muti randuka uterwe mu nyanja, Imana yacu itugirire neza, ngo nawe wabumvira. Umukuyu ni akatsi gakunda kumera ahantu ha rwona cyangwa se ahantu h'ubutayu, mbega ahantu hatera. Yarababwiye ati mufite kwizera kungana n'ako kabuto, mwabwira ako katsi kakahava kakajya guterwa mu nyanja. Mugifite kwizera kungana n'ako kabuto, mwabwira uyu musozi ngo nuveho ukavaho. Uko kwizera ni nako gukiza indwara, uko kwizera ni nako gukuraho ibibazo byose, uko kwizera niko kunesha, niko gukuraho imigambi yose ya Satani. Imana yacu itugirire neza. Uko kwizera, hari umuririmbyi waririmbye ngo kwa Yesu dufite ubutware, ngiyo twizeye amagambo y'uko yayatubwiye. Imana yacu itugirire neza. Ni indirimbo ya 28. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota. Imana yacu itugirire neza. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Iyo twizeye, kwizera biduha ubutware kandi bikaduha n'ubushobozi. Wategeka bitewe no kwizera ufite. Imana yacu itugirire neza. Ndagushishikariza kwizera Kristo, ukamwizera nk'umwami kandi ukamwizera nk'umukiza. Imana yacu itugirire neza. Kwizera ni intwari ikomeye buri mukristo wese akwiye kwitwaza kugira ngo abashe kunesha uru rugamba. Imana yacu itugirire neza. Reka nsoreze aha ngaha mbabwira ngo amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe kandi mukomeze kugubwa neza muri Kristo Yesu. Imana yacu itugirire neza. Kwizera buri mukristo uwo ari we wese arabikeneye. Kwizera ni imbaraga umukristo uwo ari we wese akeneye muri uru rugendo zamubashisha kunesha. Imana yacu itugirire neza. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe, mukomeze kugubwa neza, kandi gahunda dufite niyo kujya mu ijuru. Nizere ko namwe ariyo gahunda mufite. Imana yacu itugirire neza. Shalom, shalom.